Imana ishimwe. Urugero rwiza TV ikorera kuri YouTube dukomeje kubagezaho ibiganiro. Uyu mwanya twagira ngo twamenyeshe ko twabateguriye porogaramu ururabo rwo mu butayu ku munsi cyangwa ku mwaka w'imbabazi z'Imana. Porogaramu ururabo rwo mu butayu ku munsi cyangwa ku mwaka w'imbabazi z'Imana. Iyo porogaramu ikubiyemo amagambo y'ubwenge Imana yampaye, ikubiyemo amasezerano meza kuko avuga kuri ubu buzima n'ubuzima bw'igihe kizaza, kandi ni porogaramu yagufasha wowe karabo ko mu butayu, ikagufasha gutera imbere mu buryo bw'umwuka. Imana ihimbazwe. Ni porogaramu ikubiyemo amagambo yo kugushishikaza, ni na porogaramu ikubiyemo amagambo yo kugucyaha cyangwa kukuyobora, ni porogaramu yo kugufasha muri uru rugendo rujya mu ijuru, kuko ni porogaramu ireba kure, kuko Imana iyimpa yayikuye ku bubiko bwo mu ijuru, hanyuma irayimpa ngo nyikugezeho. Humura rero, Imana igufitiye amakuru. Icyo tugusaba ni ugukurikira, icyo tugusaba ni ukuba maso. Amagambo yose atambutse kuri iyi porogaramu Imana yadushyiriyeho yose ukayumva kandi ukayashyira mu bikorwa kugira ngo bikugirire umumaro. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uraho rurabo rwo mu butayu, uraho gati k'ishangi katewe n'Imana, uraho gati gateye mu mazi kagahuhwa n'umuyaga, ariko kagaguma kakema kagahagarara. Uraho rurabo rwiza rweze rwenda gusarurwa. Humura, none ni itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi, umwaka Uwiteka agiriyemo abantu b'imbabazi. Imana ihimbazwe. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo none nguturize Uwiteka, umutegereze wihanganye, ngo kandi umutegerereze mu mfuruka z'urukundo rw'Imana. Imana ihimbazwe. Imana yambwiye ngo uyu munsi usenge, ngo uhabwe imbaraga zo kumenya imfuruka 5 z'urukundo rw'Imana. Imfuruka ya mbere ugomba kumenya ngo ni ukumenya ubugari bw'urukundo rw'Imana. Imana ihimbazwe. Imfuruka ya kabiri ngo ni ukumenya hamwe, tukamenyera hamwe n'abandi bera, ngo uburebure bw'umurambararo w'urukundo rw'Imana. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Imana yadukunze kera, idukunda isi itararemwa. Umubyeyi akunda umwana amaze kumubyara, akamukunda, ariko Bibiliya iratubwira ngo yadukunze tutaraba n'insoro mu nda z'ababyeyi bacu. Twaje dusanga urukundo rw'Imana ruhari. Imfuruka ya gatatu ngo ni ukumenya uburebure bw'igihagararo cy'urukundo rw'Imana. Imfuruka ya kane ngo ni ukumenya uburebure bw'igigepfo. Nta hantu na hamwe wagera Imana itagukura. Aho twari turi, aho Satani yiciraga abantu, niho Kristo yadusanze. Niho Kristo yadusanze, adukuruzi neza, aratwiyegereza, aravuga ngo uyu munsi muri abanjye, mbakunze urukundo ruhoraho. Imfuruka ya gatanu ngo ni urukundo rwa Kristo ruruta uko twarumenya. Imana ihimbazwe. Izo mfuruka uko ari 5 umaze kuzimenya, ukamenya ko Imana idukunda, urukundo rw'Imana ngo nirwo rwatuzuye rutubeshaho. Imana ihimbazwe. Bibiliya tubwira mu Befeso 3:20 ngo Imana ibasha gukora cyane ibirenze ibyo dusaba kubw'imbaraga z'urukundo rwayo rukorera muri twebwe. Imana ibasha gukora cyane. Kino gito
gitondo, sinzi icyifuzo ufite. Yenda urifuza ufite icyifuzo cy'akazi, yenda ufite icyifuzo cy'umuryango wawe, yenda ufite icyifuzo cyo kuzamurwa mu ntera, ufite icyifuzo cy'uburwayi urwana nacyo ushaka ko Imana igukiza, ufite icyifuzo ahantu aho ariho hose yuko Imana ihindura amateka ku buzima bwawe. Ariko ijambo ry'Imana umva uko rivuze, riravuze ngo numara kumenya imfuruka Imana ikoreramo kandi ukazigumamo, ukaguma mu rukundo rw'Imana rurenze uko twarumenya, ukaruhagararamo, ugahagarara mu mfuruka y'urukundo rw'Imana, ngo Imana ibasha gukora cyane. Imana ishimwe, ibasha gukora cyane ibirenze ibyo dusaba kubw'imbaraga nyinshi zikorera muri twebwe. Ndagushimiye Mana kuko ukorera muri nge, ndagushimiye Mana kugiye gukorera muri uyu mugabo, ndagushimiye Mana kugiye gukorera muri uyu mugore, ndagushimiye Mana kugiye gukorera mu rubyiruko, ukagira ibyo urema ukabigaragaza kubw'imbaraga zikorera mu bera. Imana ihimbazwe. Urugero Rwiza TV turabakunda. Imana yaduhaye iyi mesaje, muyakire, uyigire iyawe, uyibike mu mutima, uyigendereho kuri uyu munsi. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya, amen, 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 nanone amen.